subscribe. Jayhim. Hello there guys, welcome to my channel. Mbere na mbere ndagusabye wowe mushyashya kuri iyi channel mwadufasha mugakora subscribe kandi nakazogera, byaba na ngombwa mugakora share comment bitewe nuko mwabonye ibintu twakoze ko ari sawa. So guys, nkuko twababwiye rero ubwo tuje kubereka ku kintu kijyanye na free internet app cyangwa se VPN ncaahya idasaba file iri gukora neza cyane ku mvuduko hejuru. So guys, festival icyo ikintu cyambere ubwo turafungura connexion hejuru, turibuze gufungura data connexion. So guys, muraza kwihangana ubwo ibi byose ngiye kubikora mfiteho utuntu tw'utu MBs cyangwa se utu data kugira ngo tuze kudufasha gusettinga cyangwa se ku updatinga application yacu. So guys, festival mbere na mbere nukuvuga ngo application yacu ni ngiyi nkuko mubibona. Application ni ngiyi bayita APN A5. So nuko yitwa nuko isa. So guys, reka tuvuge mbere na mbere uzajya muri Play Store wandikemo nkuko mwabonye APN A5. Murabona nkuko mubibona iyi siza ari ya mbere hano hejuru. Murabona ko iyi ni ya mbere, mbese ya mbere nta yindi uzakirikaho, ubwo uzahita uyikirikaho. Uze gushaka, urabona ko harimo nyinshi, harimo. So ubwo icyo uzakora uzahita ukika ku ya mbere ifite iyi logo isa gutya, utagiye kure uzahita ukanda hano ngaha. Ubwo nabafite nyine Play Store ziza updatinze neza, uzakika kuri akaboro. Nurangiza kugakirikaho, icyo uzakora uzareba ko ufite tuno tuntu iyi logo yo ni birumvikana. Uzakirikaho uze usome neza ko uzabonamo aya magambo aya. So urebe nikurikira, urebe kuri buze kubonamo zino social medias. Okay, subira inyuma turebe ku yindi application ikurikira niba birimo. Nkuko mubibona guys, nta birimo. So harimo ibindi, ubwo ntabwo ariyo dukeneye. Icyo tuzakora ubwo ni ku batayifite, nge nsanzwe nyifite ko narangije kuyicekinga fresh ikora. Uzaza ukande install, uyinstall. Nimara kwinstalla uzakirika open. Ubwo icyo gihe uzaba ufitemo utuntu tw'utubando nyine, cyangwa se uri gukoresha indi VPN of course. Nurangiza ukande open winjiremo, tegereze ko nyine updatinga. Nkuko bibona nyine ihita updatinga ku kanya nyine, nta bintu byo gutegereza tu. Uzasangamo ahangaha harimo igihugu Uganda, hano uzasanga harimo auto select server London. Ariko icyo uzakora, icyo hejuru ntabwo uzahindura, ahubwo icyo uzahindura hano ku gihugu. Ubwo tugiye gushaka u Rwanda cyangwa se Airtel Rwanda, kandi nabwo iba updatinze. Waza hano hambere ukaya-updatinga kuko hari igihe updatinze nyine bitewe na network ufite, ukaza ukabanza ukaya-updatinga. So guys, ubwo tugiye gushaka network yo mu Rwanda. Uzascrollinga nyine uzamura kuko urabona nyine inga nta Rwanda rurimo. Turascrollinga up tuzamura, turi gushaka network yo mu Rwanda ya Airtel cyangwa se Tigo. Samanuka paka ubonye network yo mu Rwanda. Guys, nkuko mubibona rero ubu twageze ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se kuri network y'u Rwanda. Yego, kongere dusubireyo. Nkuko mubibona nyine twageze ku gihugu cy'u Rwanda. So cyangwa se network y'u Rwanda, nkuko mubibona Airtel Rwanda cyangwa se Rwanda Airtel na kajambo uzaza guhiga cyangwa se akagatwix Airtel. So nukabona uzagakirikaho, nkuko mubibona nyine kagezemo. So guys, rero ubwo ndaza kubiseguraho, mfite network, mfite MBs nyine. Icyo uzakora uzahita ukanda hano kuri start. Kuko mfite MBs nyine n'undi yanafunguka tu, ntiyatinza. Urabona ko yafunguka nako kanya kuko mfitemo MBs nyine tu. Ariko wowe hita ufata indi sim card ya Airtel
uzi itariho MBs cyangwa se itariho mega. TikTok ライトで満足感ある動画を見るだけで。So ubwo muraza kwihangana ubwo guys, twatukivuga uraza gufata simcard ya Airtel cyangwa se Tigo itariho MBs, nurangiza cyangwa se izo ngizo zikoresha zimara gushira kuko uraba warangije kuyi-updatinga urayikoresha bikunde. So mwari kumwe na YouTube channel Jayhim, ndabashimira mwe mwarebye video mukayitangira nawe kandi kaza kurangira. Icyo ngusabye utarakora subscribe wadufasha ugakanda kuri subscribe, ni inkunga ikomeye. Gutaha turaje tuzaze tureba kuri video ikurikira nayo ifite icyo itubwira guys kandi y'ubwenge. So murakoze, turi kumwe, ciao. Subscribe Jayhim.